Ko mu bakobwa dore urugero mu bagore, dore inyenyeri iyobora ni Mariya umutoni w'Imana. Wasamwe nta nenge ufite, wakunzwe n'Imana kare, iyo yagutatse nyamuraza. Dore umutako mu bakobwa, dore urugero mu bagore, dore inyenyeri iyobora ni Mariya umutoni w'Imana. Wakunzwe isi itararemwa, wanogeye Nyagasani, iwe wagukunze bijimije. Uyu munsi tugukuze, tukuririmbe twishimye, kuko wavutse nta nenge. Dore umutako mu bakobwa, dore urugero mu bagore, dore inyenyeri iyobora ni Mariya umutoni w'Imana. Bikira Mariya nasingizwe, Yezu Kristu akurizwe muri twe. Bavandimwe mwese, Kristu Yezu akuzwe. Muri uku kwezi kwa gatanu, Kiliziya ishishikariza abakristu kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Hari abamenye ibanga uyu mubyeyi afite mu buzima bwabo, bakaba babitsanya utubanga, bakaba bafitanye amateka, bakaba ari inshuti. Hari ababereye umubyeyi ari imfubyi cyangwa se bafite n'abandi bababyara ariko akababyara mu kwemera. Uyu mubyeyi arera benshi, umugongo we ni mugari, kandi n'uyu aracyabyara ntacura. Hari n'abataramumenya, bagishakisha kumenya umwihariko we. Akunda bose atarobanuye, ari abamuzi, ari abatamuzi, ari abamwiyambaza, ari n'abatamwiyambaza, arahatubereye. Uyu munsi ngiye kumubabwira mu byananiranye ukuntu aba ahari. Mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere umurongo wa 47 n'uwa 49 agira ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Injishi y'isengesho ryacu, injishi y'imibereho yacu, dushobora
kuyisanga mu buzima bwa Bikira Mariya. Twese dufite amateka y'ubuzima bwa buri munsi. Muri yo hari ahantu tugera tugatangara. Tegereze mu byakubayeho, urasangamo ibitangaza by'Imana. Hari ibintu byinshi utashobora gusobanura kuko bikurenze. Hakaba hari ibyo utumva, yewe utazigera unasobanukirwa kuko ari ibanga ry'Imana. Ariko aka kanya mu buzima bwawe, nubwo wavuga ko ibintu byabayeho ku bw'amahirwe, nubwo wavuga ko wabigizemo uruhare cyangwa se wabikoze ukabigirira mugenzi wawe cyangwa umuvandimwe, Bikira Mariya adufasha kubona ko ibyo byashobotse byashobowe kubw'ushobora byose. Kubera impuhwe zayo, impuhwe ze zisesekazwa ku bamutinya b'ibihe byose. Hari ahantu ubona ko Imana yagukuye, yagusanze. Hari ibintu ubona ko Imana yakurinze, yagushoboje. Ubikesha iki? Uko uri kose, uyu munsi Bikira Mariya arongera kugusanga mu mateka y'ubuzima urimo kubaho aka kanya, isi irimo gucamo uyu munsi, kugira ngo atubwire ko dufite ushobora byose. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Muri Luka umutwe wa 1 umurongo wa 45. Kwemera ni amahirwe, ariko kwemera ko iby'Imana itubwira mu ijambo ryayo bizaba ni ikindi gitangaza gikomeye. Kubera ko bamwe muri twe amahirwe yacu turayateganya mu gihe kizaza, ntabwo tuyabayeho mu buzima bwa none. Tuyatekereza mu buzima bw'ibyarangiye. Uyu munsi ukaba ubona ushobora kuba ugeza ku manga, ubona urwobo, ubona icyago, ubona ikibazo, ukamanjirwa, ukiheba, ugahangayika, ukagira ubwoba. Hari ushobora byose, kandi nta kinanira Imana. Aya magambo Bikira Mariya atwereka ko amahirwe ni ukunyurwa no gushaka kw'Imana mu buzima bwawe. Kubona Imana ikurimo. Bikira Mariya yagize uwo mugisha, iyo nema natwe ashaka kudusangiza. Yabashije kumva ko Imana iri muri we, Imana ntiri hanze ye, ntiri mu byabayeho cyangwa ibizaza,
kwa kundi umuntu ateganya igisubizo akabwira Imana ngo nyiyereka nemere kuri wo cyangwa se ubikore nzabone kugutangira ubuhamya. Ubiyibwira ikurimo, ibikumva, ibiri kumwe nawe aho muri icyo kigeragezo, muri icyo kibazo, kuri uwo musaraba, muri ubwo butayu, muri iyo mva, muri icyo kiriyo, muri iyo nzara, muri ubwo bukene i Betelehemu, cyangwa se muri iyo nzira y'ubuhungiro. Bikira Mariya ari kumwe nawe mu guhura na Yezu, nk'uko yakiriye babashumba na babami bari baje kuramya, akabahereza Yezu. Ushobora kuba uri mu nzira urimo ushakisha uti uwo mukiza ari hehe, niki cyandokora, niki cyanduhura. Bikira Mariya mwiyambaze, arahari. Bikira Mariya ari kumwe nawe mu nzira y'ubuhungiro, nk'uko yahungishije umwana Yezu igihe Herode yashakaga kumwica. Muri Matayo umutwe wa 2 umurongo wa 12 n'uwa 15. Bikira Mariya agendana n'umuntu uhunga, umuntu wahungabanye, umuntu wabaye wavuye mu bye, wabuze uburenganzira bwe, utotezwa azira akarengane. Imana ntiturinda ibibazo, ariko iduha uko twitwara mu bibazo duhura nabyo bikavamo ikuzo ryayo. Humura, witinya, wigira ubwoba, ari kumwe nawe na hahandi inkota kwahuranya umutima. Mu ngoro, igihe ajyana umwana Yezu mu ngoro, Simewoni akamuhanurira. Ushobora kuba ufite inkota, yewe muntu wese ufite inkota mu mutima. Iyo nkota ishobora kuba atari ya yindi y'amujyi abiri, ishobora kuba urubavu rwawe, cyangwa urugingo rwawe, ishobora kuba umubyeyi wawe, umwana wawe, umuturanyi wawe, umuvandimwe wawe, inshuti yawe magara, cyangwa se ibihe by'ubuzima bihindutse, ukaba ucishijwe bugufi cyane n'ikigeragezo ubana nacyo abandi bantu batazi. Ndakuzirikana wowe usengera umuhamagaro igihe kirekire, abantu bakavuga ngo se byakugendekeye bite, ngo kuba usenga ko Imana isubiza abadasenga, wowe se bite? Ndakuzirikana wowe w'umushomeri igihe kirekire kandi mu ishuri warabaga uwa mbere, cyangwa se wararangizanyije impamyabumenyi, ukabona abandi wasobanuriraga uyu munsi urifuza guhanagura inkweto zabo.
ndakuzirikana wowe uhinga wakoze iyo bwabaga ukajya kubona ukabona imvura y'umwuzure iraje byose irabijyanye. Uguriza umuntu wizeye ukajya kubona ukabona arakwambuye bikanakugaruka. Wowe wese ugira urukundo ndengakamere ugakunda abantu ariko ugahura na deception nyinshi, ugahura n'ibintu byinshi, bikwereka ko wenda waruhiye ubusa. Iyo ni inkota ikwahuranya umutima. Uko ni ukuba ikimenyetso rimwe na rimwe bandi bagiraho impaka, bakakwibazaho, bakakuryanira inzara, bakiciranira amajisho, ukanegurwa, wenda ukagera naho ujya ku karubanda ukaba inkuru, ariko ari kumwe nawe. Ni gute wakwiga gushyingura mu mutima ugaceceka utamungiwemo imbere, utaviriye imbere, bitari gutera umutima ngo uhagarare, bitari butume imitsi y'ubwonko iturika, bitari butume wiyanga, ukanga n'Imana. Bikira Mariya ari kumwe nawe ngo abigutoze. Mubwire gusa uti mubyeyi ngwino turamukanye, kuko wuzuye inema, kuko uhorana n'Imana. Bikira Mariya ari kumwe nawe. Mvuze ko buri muntu wese ashobora kugira Herodi we, ukabana nawe cyangwa se ukamuhunga, ukamwitarura, kandi ukagumana Yezu. Bikira Mariya ari kumwe nawe mu ngoro, nk'uko yajyanye wa mwana mu ngoro, hahandi azageraho akanamubura, akamushakashaka iminsi 3. Ndazirikana wowe uri mu gihe cy'ubutayu, uri mushaka Yezu, ko namubuze. Najyaga nsenga nkaryoherwa, ngatwarwa, nkafata umwanya ukwiye, ngashengerera, cyangwa se none ndumva Yesu uriye. Wowe wajyaga ubaho mu bihe byose ukumva Yesu muri kumwe, ariko ubu noneho ukaba wumva ufite byinshi bigushyira inyuma y'ukwemera, urwana nabyo. Ari kumwe nawe. Bikira Mariya mu gushakashaka icyazimiye ari kumwe nawe. Mubyeyi waburiye irengera umwana wawe kubera ibiyobyabwenge, wowe wabuze uwo mwashakanye kubera imyifatire cyangwa imyitwarire, ari kumwe nawe. Wowe uhinda mu bigezweho, ukumva ubu rwose uri ahantu wumva uri muri icyo kigeragezo cyo kumva ushaka kugaragara, kumvikana, ariko akagutoza, akakubwira ati birahita, ntibiramba, gumana umunezero utunga mu mutima. Mu nzira y'umuhamagaro wawe ari kumwe nawe.
yewe muntu ugeze ahantu mu rugendo rw'umuhamagaro wawe, waba ari uwo kubaka, waba ari uwo kwiyegurira Imana, waba ari uw'ubutumwa ukora, ukaba ugeza aho wibaza ngo kubera iki? Bikira Mariya arimo aradutoza gutuza. Niyo wabaho mu kibazo, mu bitagenda, utarabonera igisubizo, ari kumwe nawe kugira ngo agutoze uburyo bwo kugumana n'Imana. Mu bukwe bw'i Kana, ari kumwe nawe aho byarangiye. Ndashiriwe, ngirente, nkora iki? Ndarushye, ndananiwe, ndihebye, ndamanjiriwe, ndasebye, ndagaragaye, ndapfuye we. Niyambaze nde? Mbwire nde? Hari igihe umuntu avuza induru akumva ntawusubije, hari n'igihe atinya kuyivuza akavuga ngo reka mbyemere uko bije n'uko bibaye. Mu Ivanjili ya Yohana umutwe wa 2 umurongo wa 1 gukomeza, Bikira Mariya niwe ufata iya mbere. Nta divayi agifite. Ubu bukwe, ubu ubuzima bwacu ni ubukwe Yezu ataha na Bikira Mariya. Urugo rwawe, akazi kawe, umuryango wawe, reka busabire. Gumana wa mutima uvuga ngo sinzi gusenga, sinzi icyo navuga, wavuze cyangwa amasengesho menshi atandukanye, noveni nyinshi, amasengesho menshi, wakoze ukwigomwa kunyuranye. Tuza mubwira uti nsabira. Mu kwiyambaza bamwe bakunda kuvuga rozari, ubundi umuntu agaceceka. Ntegereje ubuvunyi buvuye ku Mana iyo umuntu yakoze icyo agomba gukora, yavomye amazi akayashyira imbere ya Yesu. Ibyo ukora n'ubushobozi bwawe bikagarukiraho. Tegereza, tegereza wizeye. Mu nzira y'umusaraba arahari. Ntabwo ari mu nzira gusa, no munsi y'umusaraba wawe arahari. Uwubambyeho ukajya uvuga uti nuru mfuye, nuku bingendekeye, niko koko urwandiko rwanjye nuru. Ese koko niko Imana yabigennye? Nubwo iminsi ubona ari mibi, nubwo ibihe birimo indurwe ya divayi isharira, nubwo waba urimo ushinyagurirwa, hari n'abagupfuka mu maso bakagukubita inshyi, bakaguciraho bati hanura, ngaho reka turebe ya masengesho yawe,
ngaho reka turebe ya mana wizeraga. Arahari, arahari kugira ngo avuge ngo ntabwo ibyo byose ari byo bifite ijambo rya nyuma. Kuba ibintu bitagenda uko wari warabiteganyije, kuba ubuzima bwawe bwanyura aho utabwifurizaga, ari kumwe nawe Bikira Mariya kugira ngo aho hantu havemo inema y'Imana. Mwibuke ko kuri uwo musaraba niho twamurazwe. Kubera iki? Ariho Yezu avuga ati dore nyoko, nguyo nyoko wawe. Nuko azi ko ku musaraba twese hatugora, tuhahunga, tuhatinya. Hari n'ababona uje akavuga ati reka mfe niyahure, sinshaka kurushya, sinshaka kubabara, bikaba ari bwo buryo afite bwo kuvuga. Ariko aho hantu urimo unyura mu nzira y'umusaraba, wenda uri ku ntera ya mbere, Pilato akucira urubanza, wenda uri ku ntera se ya kabiri, wenda umusaraba ukugusha bwa mbere, cyangwa se urimo urahura na Veronika, cyangwa se urimo urahura na Simoni w'Isireni, hari umusaraba, hari ugomba kuwutwaza nawe urakuremereye, cyangwa urabikora ubihatiwe, wenda uri kumwe n'abakuririra, cyangwa urabona ibikuriza, wenda uri kumwe n'abakwambura, basigara wambaye ubusa, ku karengane kose, iryo yicwa rubozo, ko gufatwa ku ngufu, ko iryo hohoterwa iryo ari ryo ryose, iyo nzira yose Bikira Mariya yirimo. Reka ndangirize ku buhamya bw'uko ntagumana nawe gusa aho ngaho no mu gihe cy'urupfu, kugira ngo niwe wakira umurambo, uwo yakikiye avuka anamwakiriye aciye, ngo nyir'umupfu niwe ujya hanuka, ngo igise cy'umubyeyi ntigishira. Ushobora no kumva hari ibyo wagiyemo, cyangwa hari ibyo wabayeho, cyangwa hari ibihurimo byarangije gupfa. Bikira Mariya ari kumwe nawe kugira ngo, kuko azi neza ko hari izuka, azi neza ko hari ikindi kiva muri ibyo bihe. Zamura morale yawe, zamura ukwizera kwawe, zamura ibyishimo byawe, zamura ibitwenge byawe, wongera ukubita agatwenge, useke. Aho shitani yashaka kukumaramaza, kugutera ubwoba n'ihungabana, yibwira uti ntabwo nzi, ntabwo ibi bihe n'ibitari ibi narabitambutse, n'ibyaza birenze ibi sindi njyenyine. Reka mbabwire ubuhamya bubiri. Ubuhamya bwa mbere ni ubuhamya nahawe n'umuvandimwe wikonfiyaga kugira ngo anyereke ububasha bw'isengesho. Yahuye n'ibihe byagombaga kumushyira mu kaga, ibihe by'ihungabana. Mu gihe cya Jenoside ahura n'umuntu washatse kumufata ku ngufu, amujyana iwe, yari yaramuhigiye, yari yaramuhize, yari yaratanze ibishoboka byose ngo niba mumubonera azahigura. Bamaze kumugwa gitumo, umwari wari wareguriye ukwemera kwe, ubusugi bwe n'ubuzima bwe umubyeyi Bikira Mariya ngo abeho mu gushaka kw'Imana, ategereje ibihe by'umuhamagaro we.
akimara kubona ko bamufashe kandi yari asanzwe abizi amakuru yamugeragaho aho yari yihishe, ahita arihuta aragenda ahobera uwamushakishaga aramubwira ati humura. Ariko yari yabwiye Bikira Mariya ati tujyane, nibiba ngombwa nze gutakaza ubwo busugi ariko narangije gupfa, ndakora ibyo nshoboye, mubyeyi nawe ukore ibindi. Igitangaza mbabwira nuko barwanye iminsi 3, bamaranye iminsi 3 mu nzu barwana, undi ntiyashoboye kugera kuri ya ntego ye. Bigeze ku munsi wa 3, ntabwo yirwanyeho gusa, bararwanye, yakoresheje imbaraga ze zose kugira ngo ahagarare ku mugambi w'Imana imufiteho no ku buzima bwe no ku masezerano ye n'Imana, yarazwi n'umutima nama we. Nyuma yaho rero undi yiruka avuga ati ngiye kuzana igitero noneho igihe agiye yumvaga akinze ahantu hose, hari akadirishya gatoya gasigaye aho. Roho Mutagatifu aramubwira reba kariya kadirishya hejuru ntigafunze, nguko uko yamanutse avaho arongera arahunga kandi aza kubaho n'uyu munsi aracyariho. Hari ukuntu iyo wirwanyeho Bikira Mariya kurwanaho, iyo wihagazeho Bikira Mariya guhagararaho, iyo ugumanye n'Imana mu masezerano y'ukwemera, Imana igaragaza impuhwe zayo n'ububasha bwayo. Hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 5, umunsi aho twari muri paroisse ya Ruhango, twagize igitero cy'abantu bitwaje intwaro. Icyo gihe umubyeyi Bikira Mariya, umupadiri twari kumwe yiyambazaga cyane, yafashe ishusho nk'iyi mubona ya Bikira Mariya arayikikira, ati mubyeyi aba bose n'abana bawe, ari abahungiye hano kuri paroisse, ari n'abaje kubica, mubyeyi bose babyare, mubyeyi bose bahuze. Bakomeza kumubwira bati kuki udahunga ko abandi bashoboye guhunga bakagenda bagasubira iwabo. Bati sinati intama Imana yandagije, kandi ndi kumwe n'ubabara, ndi kumwe n'umubabaza, mwese muri abana b'Imana, muri abana ba Kiliziya. Igitangaza rero cyabaye nuko uwo munsi nta bantu bahaguye, kubera ko iyo Bikira Mariya umushyize hariya mu ndiba y'ikibazo n'ikigeragezo cyawe, Bikira Mariya hari ukuntu agusabira divayi kongera ikaboneka. Natwe rero abari muri urugendo rw'uku kwezi, twiyambaza uwo mubyeyi aduhakirwe, adusabire. Ushobora kutaba uzi no kuvuga ngo rozari, nzi kuyivuga, ariko ndangirize ku buhamya bw'umuyisilamu wari uri mu gihe gikomeye cyane, aho yagombaga kurizwa
indege bakamutwara bakamusubiza aho yari yarahunze, baramufata bamutwaye. Ariko muri iyo minsi yahoraga ajya impaka n'abagatulika, kabwira ati mwebwe iyo shapure yanyu ntabwo numva impamvu yayo. Buri muntu iteka arengera ibye, ariko nagira ngo mbere kukuntu Bikira Mariya akunda abantu bose, ntareba itorero, ntareba idini, ntareba ububyeyi bwe burengera buri muntu wese. Noneho rero muri icyo gihe umuntu umwe mu bo bajyaga impaka aza kumuha ishapure, undi arayifata byo kuyireba gusa ngo arebe uko ikoze by'amatsiko. Ariko mu gihe haje iyo nkubiri, haje icyo gitero, bagiye kumutwara kumudeporta, afata ya shapure mu ntoki, none atangira kugenda, kuko bari bamubwiye ko wiyambaza Bikira Mariya mwumva. None atangira kugenda afashe ya shapure ayitera hejuru ati Bikira wa shapure we ndakuvuze, shapure ndakuvuze, shapure ndakuvuze. Nta kindi yarazi, shapure ndakuvuze, shapure ataka mu makamyo aho bari babatwaye, ngira ngo akubitana n'abantu bari bavuye ku isoko muri ako karere, cyangwa bavuye, ndatekereza ari abakristu bavuye gusenga. Babona umuntu agenda asakuza, noneho bita muri bo havamo abagenda bitambika imbere y'iyo modoka, baturiya muntu wacu nimumugirire impuhwe, nimumurekure, cyangwa se baritambika, barareba avuga bati niba ari umwe ngaho ni mu mutware, baramumanura. Uhera icyo gihe ahita agenda abwira wa wundi ati noneho nyigisha ishapure neza, nzajya niyambaza uwo mubyeyi. Ntabwo dusenga Mariya ni ukumwambaza uko ari. Umuhire watubyariye umukiza ngo atubere umubyeyi, tumubere abana. Ese uw'Imana yakunze wowe wamwanga ute? Tuzakomeza ejo tureba amagambo ya Bikira Mariya mu Ivanjiri yabwiye Imana n'ay'Imana yagendaga imusubiza. Bidutoze natwe kwiga kuvuga ibinyura Imana no kumva igisubizo Imana iduhaye. Ugire umunsi mwiza. Bikira Mariya dusabire kugira ngo Kristo akurizwe muri twe no mu bihe turimo. Amen.